Imyaka ibaye ine ikigo cy'ubuzima ndetse n'uburenganzira HDI gishyira mu bikorwa umushinga ku bufatanye n'umuryango mpuzamahanga Plan International ugamije kwimakaza uburenganzira bw'umwana ndetse n'ubuzima bw'imyororokere, wakorewe mu bice bitandukanye by'igihugu mu karere ka Nyaruguru, karere ka Bugesera ndetse n'akarere ka Gatsibo. Hahuguwe abantu benshi batandukanye mu byiciro bitandukanye, ingimbi n'abangavu, ababyeyi, abarimu, abaganga ndetse n'abayobozi. Amahugurwa bahawe yabagejeje kuri byinshi. Ku mahugurwa twabonye yahinduye ibintu byinshi muri iki kigo, ari abaganga, ari abayobozi, twamenye byinshi ku byerekeye ubuzima bw'imyororokere ku ngimbi n'abangavu, aho byagaragaraga ko hari bimwe tutabakoreraga kandi byari ngombwa kubakorera. Nyuma yo guhugurwa na HDI namenye ko umwana afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ndetse na serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Namenye ko izo serivisi yemerewe kuzisanga ku kigo cy'urubyiruko ndetse no ku kigo nderabuzima. Mbere ntarahugurwa ntago nari nzi ibirebana n'ubuzima bw'imyororokere, cyane cyane ko nari menyereye yuko abadamu aribo bireba. Bityo rero maze guhugurwa nasobanukiwe neza yuko ibirebana n'ubuzima bw'imyororokere bitareba umubyeyi w'umudamu ahubwo n'abagabo bibareba. Ntabwo nari nisobanukiwe ku buzima bwanjye, kubera ko nabaga najya nko muri icyo gihe cy'ubugimbi sinimenye uwo ndiwe, byibuza nkaba nakiroteraho, kuko umwana ugeze mu gihe cy'ubugimbi agera n'igihe akiroteraho, nkaba natamenye ibyo ari byo, nabyuka nabisanga ku buriri nkagira ngo hari ikindi gikuba cyacitse, ariko aho nagiriyemo byafashije kubimenya no kwisobanukirwa ku buzima bwanjye. Hari amakuru menshi ntari mfite, ariko ubu ngubu nyuma yo guhabwa amahugurwa mfite amakuru navuga kwigisha nk'abana ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ibyo bibazo nari mfite mbere mvuga ko byagiye bigabanuka. Urugero, sinamenyaga wenda uko narangira umwana aho yasanga wenda serivisi ku bijyanye n'amakuru wenda yahabwa ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ntabwo natinyukaga kuba nabwira umwana ngo ukoresha agakingirizo, numvaga ari nk'ikintu giteye isoni kubivuga. Ariko aho tugiriye mu mahoro y'aya mahugurwa byatumye nirekura, bituma ntinyuka, nyazanamo n'umwana ari we uyu mukobwa wanjye Sandrine. Sandrine, ndakubeshyera? Oya. Ntabwo nari gutinyuka kubikubwira ngo uzakoresha agakingirizo nunanirwa kwifata. Nasobanukiwe ko uramutse utwaye inda cyangwa se hari n'undi mugenzi wanjye aramutse atwaye inda ari mu kigero cyo munsi y'imyaka 18 cyangwa ashobora kuba yagana umuganga, hari amategeko amurengera, akaba yagana kwa muganga bakamufasha gukuramo iyo nda, bakamufasha guhura n'umuganga ubyemerewe, wemerewe n'amategeko, nyuma ubuzima bugakomeza. Ubumenyi bahawe bwabafashije kongera serivisi ku buzima bw'imyororokere nta n'umwe uhejwe. Byongeye kandi kuba barasobanukiwe byabafashije no kwigisha bagenzi babo. N'abantu bafite ubumuga bw'ingingo cyangwa se ubumuga bwo kutumva, kutavuga, tubaha serivisi. Urugero, hari inzira z'abafite ubumuga zubatswe kandi dufite n'abaganga bahuguwe ku ndimi z'amarenga. Ubwo rero uje afite ikibazo nawe tumuha serivisi akeneye, kubera ko ibyo byose twarabihuguriwe kandi buri munyarwanda agomba guhabwa serivisi nk'uko ayifuza. Nk'ahantu duhagaze ni ku cyumba cy'umukobwa, ahantu umwana wagize imihango, wagize iki dumufasha, ashobora kuba afite crise akaza akaruhuka, ashobora kuba akeneye cotex arayibona. Ni byabayeho impinduka nini cyane. Hari ababyeyi duturanye nigishije kubara ukwezi k'umugore, mbigisha gukora isuku mu mihango. Ayo mahugurwa yangiriye akamaro kanini cyane ku buryo nayagejeje no ku baturanyi duturanye. Ubwo bumenyi nahawe ikintu bwamfashije, yafashije gushishikariza abandi bagenzi banjye kuko no bari bameze nkanjye, kugira ngo nabo batazagira ibibabaho batabizi kandi njye narabimenye. Rero yamfashije nanjye kubibabwira, bagezaho ya makuru, noneho mbabwira naho bakora amakuru nanone yizewe, nko ku bigo nderabuzima, mu byumba by'urubyiruko no ku bigo by'urubyiruko. Hari ihuriro ry'urungano mpagarariye, ariko mu buryo nari ndihagarariyemo nta makuru
ahagije nari ifite ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ariko maze guhabwa amakuru n'ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere mfite ubushobozi bwo guhagarara muri bagenzi banjye nkaba nabigisha nkabaha amakuru yizewe nk'uko nanjye nayahuguwe, ndetse tukaba twanakifashisha n'imfashanyigisho baba baduhaye ku bijyanye n'ibyo buzima bw'imyororokere tukabasha gufata amakuru yizewe. Nubwo bishimira urwego bagezeho, hari byinshi bifuza ko byakongerwamo imbaraga kugira ngo uburenganzira bw'umwana ndetse n'ubuzima bw'imyororokere bihinduke umuco. Tugize nk'icyumba gishobora kubigisha ikoranabuhanga, ibyo byabafasha urubyiruko rwitabira ariko bakahavana ubumenyi buri hejuru harimo n'ikoranabuhanga. Ikindi ni ugukomeza kongera amahugurwa kubera ko tugifite abakozi bakora ku kigo nderabuzima bose batabonye ayo mahugurwa. Ubumenyi nahawe ndifuza ko cyane bwagera kuri benshi. Harasabwa rero ko mwadutegurira wenda andi mahugurwa akaba menshi cyane, abana bakabasha gusobanukirwa, byaba na ngombwa wenda tukagira n'amarushanwa nk'amakarabu, wenda tugashinga amakarabu y'ibyo bintu menshi, tukajya tuyagenera wenda n'ibihembo kugira ngo babashe kuba motive. Ariko haracyari imbogamizi, umwana utaragira imyaka 18 ntabwo yemerewe kujya kwa muganga atajyanye n'umubyeyi. Bityo rero nk'urubyiruko by'umwihariko ingimbi n'abangavu turifuza ko itegeko ryahinduka tugahabwa serivisi zose nta nimwe duhejweho tutarinze kujyana n'ababyeyi.